ndashaka rwose kugura inzungu by'ukuri tubonye urukwavu rubyara inka. Ibihe byarahindutse ntabwo ari nka cyagihe. Ikintu nabwira abatekinisiye bajya badukorera inyigo igihingwa gikwiranye n'ahantu. Mu rwego rw'ubushakashatsi ho birumvikana tugendera ku bipimo byafashwe, kandi kabazo nari mfite nta miti kuboneka yo gutera mu mizinga. Icyo nakwirata iyo mubwira ngo insina hano yarahirimaga kubera ari rwona nta fumbire. Urashaka kuba umuhinzi mworozi w'umwuga? Urashaka kuganira n'impuguke muri uwo mwuga? Urashaka kumenya ibiri kuvugwa n'udushya mu buhinzi n'ubworozi? Kurikira ikiganiro Huguka. Ikiganiro Huguka mugikurikira buri wa mbere na buri wa gatatu guhera saa 3 kugeza saa 4 za mu gitondo, kigasubiramo buri wa kabiri guhera saa 2 z'ijoro na buri wa gatandatu guhera saa 2 za mu gitondo. Nimucikwe. Dukomeje kwifuriza ibihe byiza aho duteze amatwi ku 105.9 FM. Tugeze mu mwanya wo kubasubirizamo ikiganiro Huguka. Akaba ari ikiganiro twibanda ku bworozi bw'amafi, cyane cyane tuvuga ku mafi yororerwa mu byuzi, aho tugenda tuvuga ku bintu bimwe by'ingenzi umworozi w'amafi akwiye kuzirikana, kuko aho usanga hirya no hino ibyuzi byarakamye, amafi yaracitse. Ubwo rero hari impamvu ziba zabiteye, turakomoza kuri izo tekinike zafasha umworozi kugira ngo ubworozi bw'amafi bubashe kumuha umusaruro. Namwe rero muduteze amatwi muraduha ibitekerezo, mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 cyangwa se 07 22 61 98. Bakoresha imbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook, aho wandika Radio Huguka 105.9 FM ukaduha ibitekerezo. Ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Huguka cy'uyu munsi, ikiganiro tuza kuvuga ku bworozi bw'amafi. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko namwe muraduha ibitekerezo aho muherereye hirya no hino. Tanga ibitekerezo, ohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 cyangwa se sure kuri page yacu ya Facebook, aho wandika Radio Huguka 105.9 FM ukaduha ibitekerezo. Ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro twibanda ku bworozi bw'amafi. Ari abakunzi bacu batandukanye bagiye batubaza bati se amafi yo ko mutajya muyavugaho, ubworozi bw'amafi ho bimeze bite? Dukunda kuvuga ku buhinzi, twavuga ku bworozi bundi busanzwe, ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'inka, uburyo bwo kwita ku matungo, uburyo bwo kugaburira ayo matungo arya ubwatsi, uburyo bwo kuyateganiriza ubwatsi cyangwa se kuyateganiriza mu buryo butandukanye murengera ubuzima bw'amatungo yanyu. Uyu munsi rero turaganira ku mafi, amafi, ubworozi bw'amafi mu Rwanda nibwo tuza kuganiraho, turebera hamwe ese ubworozi bw'amafi buhagaze bute, ese umuntu ashobora kwinjira mu bworozi bw'amafi akabikora ate? Birashoboka nkuko bamwe bagiye batubaza bati se umuntu yakwinjira mu bworozi bw'amafi, bisaba iki kugira ngo uzabashe kubona uwo musaruro w'amafi mu buryo bufatika cyangwa se umusaruro ukwiye? Kuko burya hari umusaruro uba ukwiye, ni ukuvuga ngo niba wahinze ibishyimbo bigufi, nibura uba ukwiye gusarura toni hejuru y'imwe n'igice kuri hegitari kugeza kuri 2.5, ariko hari nk'abahinga wenda bakaba bageza munsi ya toni, birumvikana ko batageze kuri wa musaruro nyawo. Ese kuri aya mafi ho bimeze bite kugira ngo ubashe kubona uwo musaruro w'amafi? Ese amafi ashobora kororwa n'aborozi n'ayahe uretse ariya tubona mu migezi bisanzwe? Hari aboneka mu biyaga, aboneka mu migezi, ndetse n'uburyo aborozi bagenda borora mu buryo butandukanye. Ibyo byose rero turaza kugenda tubiganiraho muri iki kiganiro, ariko namwe muraduha ibitekerezo muduhamagara. Bari ku murongo muraduhamagara kuri nimero 0784 12 54 69. Hanyuma abakoresha ubutumwa bohereza kuri Facebook namwe muratwandikira kuri za nimero 07 kuri nimero murakoresha nyine uburyo kutwandikira kuri Facebook ni Radio Huguka 105.9 FM. Hanyuma abatwandikira mu buryo busanzwe namwe murakoresha nimero nza kubabwira mu kanya. Reka twumve bari ku murongo icyo batekereza ku bworozi bw'amafi. Allo,
radiyo gukalo. Halo. Uyu nguyu we ngira ngo hari arimo tubipa simbizi. Mu kanya turinjira mu kiganiro cyacu aho turebera hamwe ubworozi bw'amafi mu Rwanda bushoboka hehe, bisaba iki, umuntu ashobora gutinyuka akinjira muri ubu bworozi bw'amafi. Halo. Mwaramutse neza. Aramutse neza mama. Yego. Weekend yagenze neza. Okay, numvise Imana ishimwe nanjye ndumva ndi muri ba bandi bakubwiye ngo uzakikora ikiganiro. Yego. Okay, ndahabi ku kiganiro ngiye kumva, ngiye gutega amatwi rwose. Icyo wifuza kumenyaho cyane ni nk'iki? Ni uburyo amafi atungana bakayorora ku buryo umuntu yajya kurandura isoko nawe agatera imbere. Yego. Kabisa wakoze kuba wabitekereje. Yego, ntujye kuri nyakiramajwi ryawe rero. Ndahari rwose nta kibazo. Sawa, turi kumwe. Ibyo mukora byose mushyiremo ingufu, ibintu byica urubyiruko dushaka gukira vuba kandi tutavunitse. Gaho nawe nyumvira abantu bumva imishinga bafite niba yabateza imbere. Ariko shaka do kunywa icupa hari uwapfuye ngo nuko atakoze. Reka twakire n'abandi bantu babiri. Radiyo gukalo. Twikomereza, hasigaye kwakira undi muntu umwe, hanyuma tukinjira mu ntangiriro y'ikiganiro cyacu aho tuza kuvuga uko ngubu bihagaze, ariko namwe mushobora kutubwira uko mubona ubwo bworozi bw'amafi uko bihagaze ubu ngubu. Halo. Mwaramutse neza. Waramutse neza. Mwaramutse. Mwagiye ku murimo ko imvura yaramutse? Twagiye ku murimo rwose. Nitwa Sembagare, ndi mu Gakenke. Yego Sembagare. Ngwaye ikaze mu kiganiro, ngiye kugitega amatwi kugira ngo niyungukiremo byinshi cyane. Urakoze cyane, nawe tuguhaye ikaze rwose. Yego urakoze. Radiyo gukalo. Turabumva neza. Nuranye gutekera ukaraga tugarutse. Yego. Kaza mu kiganiro. Yego. Sawa. Radiyo gukalo. Turabumva neza. Waramutse Fina. Mwaramutse, ni Florentina. Twinjiye mu kiganiro cy'ubworozi bw'amafi. Abakunzi bacu rero turabashimiye ko muduteze amatwi. Tugiye kwinjira mu kiganiro, turajya tubaha umwanya muduhe ibitekerezo, hanyuma mutubwire n'icyo mutekereza kuri ubu bworozi bw'amafi. Mu kuganira kuri ubu bworozi bw'amafi rero turifashisha ubushakashatsi twakoze ku mbuga nkoranyambaga kuri Google, ndetse turifashisha n'ibitabo byanditswe n'abahanga mu by'ubworozi bw'amafi. Cyane cyane turifashisha agatabo kanditswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB, karimo ibigendanye no kumenya ubworozi bw'amafi. Ni akantu gato cyane k'agadepliya bavuga ati ubworozi bw'amafi mu byuzi. Turajya dukomoza no ku byuzi kuko burya hari amafi yibera mu biyaga no mu migezi, turaza kuyavugaho mu buryo bw'umwihariko kuko nibyo ushobora gukoramo umushinga. Niba utegereye amazi ushobora gukora umushinga wo gukora ibyuzi hanyuma kwiteza imbere mu bworozi bw'amafi. Niko tuza kwifashisha rero tuvuga ku byuzi kuko byo nyine ni amazi umuntu ashaka akayayobora, akayategura, agateramo amafi, agashyiramo imbuto z'amafi. Ubwo rero ni ibyo bitabo tuza kwifashisha, ariko nawe uduteze amatwi uraduha ubunararibonye bwawe, uratubwira uko wowe ubyumva, ndetse unadusangize ku bigendanye n'ubworozi bw'amafi, cyane cyane ko ari ubworozi buteza imbere ababukora neza, bakabasha kubona umusaruro ndetse bakabasha kwiteza imbere. Gukora cyane bishyira imbere muri karitsiye, bakwanga winjiza agafaranga ntacyo bizaba bigutwaye. Dore natwe turi mu muziki, icyizere cyo gutera imbere tugifite hafi mu biganza. Hari benshi tujya duhura, bright big heavy boy, ngo nta ngoma yawe duheruka, dore ukuri kwa nyenguku ngaho nanjye ni radiyo guka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM. Twinjiye mu kiganiro huguka, tugiye
kuganira ku bworozi bw'amafi kuri mikoro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, namwe ndajya mbakira muri iki kiganiro umuduhamagara cyangwa se mutwandikira. Hanyuma rero ubworozi bw'amafi ni bumwe mu bworozi bw'ibinyabuzima bukorerwa mu mazi. Nk'ubundi bworozi bwose rero kugira ngo butange umusaruro ushimishije, ubworozi bw'amafi busaba ko yitabwaho mu buryo butandukanye, harimo bigendanye no kuyagaburira, kuyarinda ibyonnyi, kuyarinda indwara no gukurikirana imibereho yayo ya buri munsi. Kuva ubworozi bw'amafi rero butangiye mu Rwanda, hakunze gukorwa ubworozi butanga umusaruro muke kubera ko bukorwa mu rwego rwo hasi. Ubu rero ngo ikigamijwe ni uko abakora ubworozi bw'amafi bakora ubworozi butanga umusaruro ushimishije, utuma nibura abanyarwanda bihaza ku mafi, ndetse abo babukora bakabasha kwiteza imbere bagasagurira n'amasoko, aho nibura umworozi ashobora gusarura. Tugeze kuri wa muhigo w'umworozi. Uyu mworozi w'amafi aba agamije iki mu rwego rw'umusaruro? Nko kuvuga uti mpinze ibigori byanjye nzeza toni 2.5, ubwo ni hasi, cyangwa se nzeza toni 4 kuri hegitari nahinze ibigori byiza, n'abazamuka bakagera kuri toni 5 bahinze bya bindi bya hybride, ibihe byaragenze neza. Ariko uyu mworozi w'amafi rero nubura ku buso bw'icyuzi kimwe yakagombye kubona nibura toni hagati y'5 n'umunani kuri hegitari imwe y'ubuso bw'icyuzi. Ni mu rwego rero hagiye habaho ubukangurambaga kugira ngo abantu binjire muri ubu bworozi. Gusa ubworozi bw'amafi ni imwe mu nzira ushobora kwihangiramo imirimo, ukamenya kwita kuri ayo mafi, nko kuyagaburira, ukaba wabubangikana n'indi mirimo yindi wikoresha kuri umucuruzi, ukaba n'umworozi w'amafi ufite ibyuzi cyangwa se wororera mu migezi cyangwa mu biyaga. Hanyuma kandi hari ikindi nasomye gisa nkaho gitangaje, ariko ntabwo gitangaje da, wenda sinzi impamvu, gusa nuko n'umusaruro w'amafi uboneka mu Rwanda 2/3 bikoreshwa n'abantu bo hanze y'igihugu. Ahangaha mu mafi wumvemo n'isambaza, wumvemo n'indagara, wumvemo na za tilapia, ndetse n'aya mafi bita za kamongo, amwe manini cyane, inyuma bafite uruhu runyerera utirirwa uvanaho amagaragamba, amwe atagira amagufwa menshi, ayo yose ni amafi. Nko kwisambaza, urugero batanze abo mu bworozi bw'amafi mu biganiro twagiye dukora mu bushize mu kiganiro rwiyemezamirimo mu buhinzi, batubwiye ko umusaruro w'amafi umwinshi wikoresherezwa n'abantu bo hanze, cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho 2/3 nyine bikoreshwa n'abantu bo hanze. Kuvuga ngo abantu basarura isambaza inyinshi zigakoreshwa n'abantu bo hanze, ariko icyo ni ikindi twazaganiraho mu bindi biganiro. Hanyuma rero nanone kandi ku bundi bwoko bw'amafi nka za tilapia, y'amafi meza manini, n'andi mafi y'amoko atandukanye, akenshi aza aturutse hanze kubera ko umusaruro wo mu Rwanda utahagije isoko u Rwanda rufite. Ariko nanone bikaba bisaba ko ngo abantu bavugurura ubu bworozi bw'amafi, nk'uko umuntu avugurura urutoki. Ariko umuntu atera urutoki akavugurura, akagenda avugurura, no ku mafi rero nabwo ubu bworozi bugenda buvugurura. Nayo mpamvu batekinisiye batanga, aho abantu bamwe bafite ibyuzi biciriritse bakavuga bati ibi byuzi byacu reka dushyiremo amafi, nyuma yaho amafi agacika rwose bikayoberana, ugasanga nta musaruro babonye. Kubera ko rero iri vugurura, nk'uko bavugurura urutoki, amafi nayo aravugururwa, bitabaye ibyo hazamo ibyo bita amacugane, nk'uko mujya muyumva no mu bundi bworozi, agasanga arabanguriranye noneho agacika. Birumvikana ko amafi rero agaburirwa nk'ayandi matungo, akarobwa ageze igihe, akororerwa mu biyaga no mu migezi ndetse no mu byuzi. Mu migezi no mu biyaga rero hari n'uburyo bundi bakoresha bwitwa bwa kareremba. Ubwo abantu begereye amazi bashobora kumva kareremba icyo ari cyo, ariko hari n'abandi bategereye amazi yanga yasanzwe bashobora kubona ibyuzi hafi aho ngaho, bakabona hari abantu nyine bihangiye umurimo mu korora amafi bakoresheje ibyuzi. Nk'uko rero natangiye mbibabwira, aho
ubushakashatsi nyine bwa RAB bwagaragaje ko umusaruro ukiri hasi kandi bagamije ko uwo musaruro wiyongera ndetse n'abantu bakinjira muri iyi bizinesi muri uyu mwuga wo korora amafi bakaba bashobora kubibangikanya n'ibindi bakora cyangwa se bakaba babikora byonyine bakora ba rwiyemezamirimo binjira muri ubwo bworozi ariko ntabwo twinjira muri izo nyungu cyane reka turebe noneho umusaruro wakagombye kuba uboneka umuhigo uhari ni uko muri 2020 2020 ahangaha bavuga ko nibura umusaruro wagombye kuzamuka ku buryo waba nka toni 120 ku mwaka kuko muri 2006 bari kuri toni 7 z'amafi ku mwaka nyuma 2012 umusaruro byikuba hafi gatatu toni 17 2013 toni 25 ubu ngubu rero ikigamijwe nuko nibura hejuru ya toni 20 zaboneka buri mwaka muri ubu bworozi mukanya turarebera hamwe ubworozi ese busaba iki dore ko utavuga ngo urapfa korora amafi udafite amazi ese uyafite hafi yawe wabigenza ute wabyinjiramo ute ni mukanya ariko namwe mu wundi mwanya turaza kongera twakire ibitekerezo byanyu niba warananiwe gukora imbere ya byose hakaza icupa rikaguca intege ababishoboye amafaranga ava mu mwanda wayafatisha ugakira umwanda ukora nk'uwikorera ibyiza biri imbere umurimo n'umurimo upfa kuba ugutunze utabangamiye rubanda kora maze bakuvuge inyungu yabyo urayibona kora utembere umurimo ni mwiza cyane iyo ubona akantu Sirazuba Rwanda Burundi Uganda Tanzania ndetse na Kenya duhujwe no gukora cyane Bright Biga umurimo Televache yifanya kazi na milioni kuba Burundi step by step tutafika mbali ufundi muhede muhinzi mworozi umurimo n'umurimo shoferi motari nawe munyonzi umurimo n'umurimo karani mubaji nawe mwogoshi umurimo n'umurimo iruko twese biratureba umurimo n'umurimo umurimo n'umurimo upfa kubugutunze utabangamiye rubanda kora maze bakuvuge inyungu yabyo urayibona kora utembere umurimo ni mwiza cyane iyo ubona akantu ni radiyo huguka ukomeje gutega amatwi ku 105.9 FM turi kuganira ku bworozi bw'amafi kuri mikoro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza namwe ariko mufite ijambo turagenda twakira n'ibitekerezo byanyu muduhamagara munatwandikira abaduhamagara murakoresha imirongo isanzwe ni 0784 12 54 69 cyangwa se 0725 36 abohereza abadusura ku mbuga nkoranyambaga namwe muradusura kuri page yacu ya Facebook aho wandika radio huguka 105.9 FM ukaduha ibitekerezo hanyuma babasha kutwohereza ubutumwa bugufi muratwandikira mu bwohereze kuri nimero 07 22 61 76 98 07 22 61 76 ni nimero mwoherezaho ubutumwa bugufi tugasangira ijambo muri kiganiro aho turi kuvuga ku bworozi bw'amafi. Allo ndabumva mwaramutse neza yego namwe ngo niramba yego ngira ngo nk'uko wagiye bivuga byo ubona ko ikintu cyitwa ubworozi bw'amafi buri ku rugero rwo hasi kuko hari nk'ahantu henshi ugenda ugasanga nk'ibyo byuzi byazo ukumva mbega ngo bayakuyemo ahandi ugasanga barabyihoreye n'amazi yashizemo nkeka impamvu hari wenda ushobora gusanga ari uko biba bitagenze neza yego ahubwo nkibaza nyine ngira ngo uri butunyuriremo tubwire se nimba hari icyororo cyiza mbega n'uburyo cy'umuntu yakibonamo n'uburyo buzima bwo kuba wayorora mbega ntacike. Aho iwanyu hari abantu bayorera acika ngo aho ngaho mutuye
hari abantu bagiye bayorora benshi ugisanga ugenda unyura ugasanga ibyuzi ukumva wabaza ugasanga ngo bayakuyemo ngo nyine ngo icyorongo cyabaye kibi kandi ugasanga n'amazi byose byarakamye ugasanga mbega ni ibintu ubona biri ku rwego rwo hasi kandi wumva umuntu abyitayeho hari ikintu byamugejeho. Yego niyo mpamvu uze kwigora udusobanure neza turebe nimba koko umuntu yabikora neza akagira icyo bibyara. Turabashimiye cyane. Nyirambati kurugarika turi kumwe. Sawa namwe turi kumwe. Turamushimiye umukunzi wacu hariya kurugarika nawe ngo nabaje se bimeze bitaho ngaho iwanyu ati hari aho unyura ugasanga nyine ibyuzi abantu barabiretse nta mazi arimo icyororo cyaracitse ese biba byaragenze bite? Radio Gukalo. Turabumva neza mwaramutse. Mwaho. Ninde tuvugana? Ndi akize umwana Musanze. Iminsi myinshi kabisa sinari nguherutse. Mwaza gutubwira n'amafi atanga umusaruro mwinshi. Atanga umusaruro mwinshi? Atanga umusaruro niyo nshaka kumenya. Hari ayo uza adatanga umusaruro se? Yaraye nyine adashobora kuba yatanga umusaruro kuko aba atandukanye ari amoko atandukanye. Uzi ko inaha i Musanze mbona nk'ahantu hari ibyuzi byayo. Hari ugana ku mashanyarazi. Nyura ndakuyihabona hari ibyuzi ariko muri Musanze mbona ntabihari. Urakoze cyane. Kutubwira ashobora gutanga umusaruro. Sawa urakoze nawe. Radio Gukalo. No. Mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Ubwo ari Bisoneza Imana ishimwa no kukamuha. Yego. Je rwose mwongeye ngushimira kuko waje ikiganiro cy'amafi. Yego. Ari umuntu w'inshuti yanjye amubwiye ko amafi yunguka ariko hakabamo imbogamizi. Ndashaka utwigire utushakishe uburyo umuntu yafata amafi ituzi ku buryo kitakama. Yego. N'uburyo amafi umuntu yayitaho neza bihagije n'uburyo yajya abona icyarya gihagije. Yego. Uburyo noneho watubwira ati mu mwaka ukoresheje wenda ubumenyi waba ufite utubwire uburyo amafi yaba yungutse mu mwaka. Sawa urabukoze cyane kandi turi kumwe. Yego turagushimiye.